inama nabagirira ni nyine ntabwo ari byinshi, nuko muzajye mwumva icyo ababyeyi banyu bababwira. Kuko nk'ubu ngubu ntabwo nari kuba nageze hano ababyeyi banjye natumva icyo bambwira, ntabwo nari kuba nahageze. Ariko kubera ugomba kugira discipline, ukumva ugatuza kandi ukamenya n'icyo uzakora. Ntabwo ndi kuvuga ati ngo njyewe nzaba umusirikare, oya. Njyewe ndi kuvuga ni icyo uzakora utaraba umusirikare, uri gukomeza mu nzira yawe. Rero ibyo ngibyo nibyo inama nabagirira. Ibindi ni follow your dreams. Hello ladies and gentlemen, sisters and brothers. Ni Mr. Sisco rero nk'ibisanzwe cyangwa Dashimo Mutoya. Njya nkunda kubabwira rero ko muri abantu badasanzwe, niyo mpamvu mbakunda bidasanzwe. Iteka rero ntago nzahora nabikwibutsa nuko mbakunda cyane. Gushimira rero wowe ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Respect kabisa. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu bastar bakomeye cyane, umusore w'ibogari, ishema ry'abasore. Urakaza neza rero kuri The Future Voice Online TV, umusitari wacu. Bundi witwa nde, amazina yawe, uri muntu ki bundi mu busanzwe, uri muntu ki? Yego, amazina yanjye nitwa Gatabazi Shema Garen, ndi umunyakenya, mfite imyaka 11 kandi nagumye muri Kenya imyaka 4 kuko nundi ntabwo ndi umunyakenya. Nagumye hano ariko ndi umunyarwanda. Yego, njyewe umuntu wavuga ko njyewe ndi umuntu woroshye. Kuko njya ushatse kunzetsa nahita nseka n'ubundi. Uri umuntu woroshye. Umuntu woroshye ni umuntu ubuseka ubusa. Ushatse wabivuga gutyo. Utubwiye ko wamaze hano imyaka 4. Imyaka 4. Yego. Niho wiga? Yego. Ugeze mu mwaka wa kangahe? Ubu ngubu ndi mu wa 5 ariko ngiye mu wa 6. Yego, kandi ishuri nigamo ryitwa Happyland Preparatory School. Yego, kandi ni ishuri private, rero nimuvuga ati tugiye ngo ni public. Harya watubwiye ko amazina yawe yitwa nde? Amazina yawe yitwa nde? Gatabazi Shema Garen. Shema. Yes. Garen. Yes. Garen se wabuze icyo risobanura? Garen, mama wanjye yigeze kumbwira ati Garen bivuga ishusho ryanjye. Ubwo bituruka kuri uzarebe muri telefone habanditsemo Garen. Muri Garen niwe ugenda ugasanga. We no sayetse yanjye sha. Niwe ugenda ugasanga mu mafoto. Ndumva Garen bijyanye na Garen. Ariko da. Ntabwo nari mbizi. Witwa Shema Garen Gatabazi. Witwa amazina meza cyane. Urakoze. Harya watubwiye ngo ugiye mu wa 6. Yego. Ese niki cyaguteye kuza kwigira muri Kenya? Mu Rwanda ho ntago wari kubasha ko? Nyine ntago nshatse kuvuga ati mu Rwanda amashuri yabo ni mabi, ariko nabonye iyo ngumye aho ngaho ntabwo naba more civilized, like for example muye n'undi muntu uvuye mu kindi gihugu, ntabwo namenya ukuntu twavuga conversation nziza. Kandi nanone mba nshaka kwiga indimi nyinshi, kandi nimba byashoboka nshobora no kuzagenda muri Amerika da. No muri Amerika urashaka kujyayo. Hari akantu uvuze uvuga ngo washaka kuba waba more civilized. Yes. Yes. None se mu Rwanda nawo habaye abanyamahanga, habaye n'ibigo byiza byigisha mu ndimi zose, yaba French, yaba English, indimi zose. Kuki wumva ko mu bindi bihugu ari wari kubonamo wari kuba uri more civilized? Yawe impamvu nuko aho ngaho ho bari kuvuga nyine indimi gusa, ariko njyewe nshaka kwiga cultures. Ntabwo nshaka kwiga ku kintu kimwe gusa ngo ni indimi narangisha, oya. Ntabwo ari ibyo ngibyo nshaka. Nshaka kwiga cultures zawe. Yes. Ni byiza cyane. Urakoze. None se ubona umuco wo mu Rwanda
n'imico y'ahandi hantu bitandukaniye he? Wambwiye ko umaze imyaka 4 yego umaze kugira experience umaze ntabwo kumenya ari ibintu byinshi experience nyinshi ubwo ni irihe tandukaniro? well itandukaniro navuga ko mu Rwanda ho nyine ewana sinzi ukuntu nabivuga ariko icyo nshatse kuvuga ni uko hano muri Kenya hari ukuntu baba bateye biba bitandukanye no mu Rwanda. Icyo nicyo nshaka rero. Kandi culture zo mu Rwanda zo umva narazimenye ubwo mfite imyaka 11 namaze imyaka myinshi mu Rwanda umva narabimenye byose. Yego ariko ubu ngubu imyaka 4 muri Kenya ntabwo navuga ati ngo nzi ibintu byose by'abanyakenya. Ubu ngubu ndacyari kwiga. Yego. None se ntabwo wari wumvisha ikibazo nakubajije neza. Ndashaka ko utubwira itandukaniro. Yewe numva umwana. Umucyo. Uracyari umwana. Ndacyari umwana. Sinavuga neza. Okay. Mu bwana bwawe wowe tubwira uko ubitekereza. Mu gihugu cyacu usanga hari ukuntu tubayeho, uburyo turya, imico yacu, urabyumva ko ibitandukanye n'ibindi bihugu. So actually nibyo ngibyo nashaka kukubaza wowe ubyumva uti? Ngewe numva mu Rwanda culture yaho ngaho yana asari Kenya no mu Rwanda ni heza. Ni heza. Ya mu Rwanda sha niho navukiye. Mu Rwanda niho navukiye kandi nzaguma ndi umunyarwanda. Uri proud yabyo cyane. Ese nk'abana mu ngano ufite imyaka ingahe? 11. Abana mu ngana nk'umwana uri kukureba none aha ngaha ubu ngubu kuri The Future Voice Online TV. Ari kukureba wowe Shema. Yego. Njya nkunda kumva wivuga ngo ni Shema ry'abasore. Cyane. Ngo uri bogari. Cyane. Rero ni nk'ikihe kintu wagira inama nk'abana mu ngana, abana muri mu kigero kimwe cyangwa muri rusange, niye nama wabasangiza? Inama nabagirira ni nyine ntabwo ari byinshi nuko muzajye mwumva icyo ababyeyi banyu bababwira. Kuko nk'ubu ngubu ntabwo nari kuba nageze hano ababyeyi banjye natumva icyo bambwira ntabwo nari kuba nahageze. Ariko kubera ugomba kugira discipline, ukumva ugatuza kandi ukamenya n'icyo uzakora. Ntabwo ndi kuvuga ati ngo njye nzaba umusirikare oya. Njye ndi kuvuga ni icyo uzakora utaraba umusirikare uri gukomeza mu nzira yawe. Rero ibyo ngibyo nibyo inama nabagirira. Ibindi ni follow your dreams. Yego. Agakurikira gute? Watanga bavuga following dreams zabo gute? Rero reka tuvuga ati hari umwana ushaka kuba nk'umunyamakuru nawe. Yego. Rero hari there are specific things agomba kuba ari gukora. For example agomba kwiga ukuntu bakoresha bya kamera. Rero sasa dreams ntabwo ari ngo ushaka kuba ibyo ngibyo. Dreams ni iki ngiki se nshaka kuba kuko hari igihe umwana ashobora kuvuga ati nshaka kuzaba iki ariko akahita hindura. Dreams ugomba kugumana nacyo. Yego. Ntabwo wahindura buri gihe kuko ushobora kubuza kuze ubundi rero ukisanga ibi ni ibikindi gukora. Yego. Rero dream ugomba kuguma kuri iyo dream ukakora cyane. Yego. Rero that is dreams. Ese ubundi wowe wumva ushaka kuba iki? Ngewe nshaka kuba iki? Nk'abana benshi nshaka kuba football. Yes. Okay, ni iki kigutera kuba waba football? Ubyumva murumva ufite impano yabyo cyangwa hari umuntu ukunda se? Ushatse wavuga ni byose. Kuko sasa umuntu nkunda Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Akina muri iyo kipe? Akina muri iyo kipe ubwa mbere yatangiye gukina muri Manchester United. Ubundi rero akagenda muri Real Madrid ariko njye nkunda Ronaldo ukina muri Real Madrid.
Okay. yego kandi iby'impano ngewe hari igihe nimba nataba mfite impano ngewe wavuga ko ndi prodigy nyine ibyo bivuga ko ntabwo nta mpano ufite nyine zikomeye nk'abandi ariko w'impano yawe ni uko uba uri kwiga vuba yego reka tube tuvuze ati uyu munsi ntabwo nzi gukubita baro ariko ejo nkatangira kubyiga kugeza igihe nabimenye kandi mba ndi pro gukubita baro nyine nkayikubita ikahita igenda vuba cyane. Ku ishuri usanzwe ukina? Ku ishuri cyane ahubwo nshaka no kuzagenda muri school team nkazaba ndi kuyikinira. Yego. Ukayikinira iyihe team ya school team? Niho ushaka wumva wagarukira cyangwa ushaka no kuba international? Umva pfa kuba imfitiye kamaro. Yego. Ari cyo winjiza? Yego. Ubwo inzozi zawe ni ukuba umukinnyi cyane. Ubwo se abana nabo bifuza kuba abakinnyi wabagiriye inama? Inama umva nta naho bitandukanye nk'uko nababwiye. Follow your dreams and also work hard. Kandi reka mbabwire ikintu nimuzajye mugira ishyari. Mushobora kubona abandi bana bafite impano kuko nanjye nk'aha ngaha turi hari abana bazi gukina kundusha ariko ngewe ntabwo ngira ishyari ahubwo bineza motivation bituma nangira gukora nkoresheje imbaraga mpaka nkageza igihe nzabarusha. So yes nabindi. Yego. Ntabwo bakwiye kugira ishyari cyane. Ishyari ni ikintu kibi rero ku bantu cyane. Shema Karame, urifuza ko ababyeyi bawe nk'ikihe kintu bakwigishije? Yewe ikintu banyigishije ni kwihangana mu buzima. Kwihangana? Yego. Kuko nyine hari igihe waba uri umukire uyu munsi ariko ejo wundi ukazaba uri umukene. Rero njyewe banyigishije ko ngomba kwihangana. Nimunsetse ikinyarwanda cyanjye nimugize. Yego abanyigishije kwihangana kandi banyigishije ibintu byinshi ariko nibyo ngibyo gusa kwihangana mu buzima. Kwihangana ni bose se? Ngewe ndashaka yuko umbwira nk'urugero ku ruhande rwa papa no ku ruhande rwa mama. Buri muntu wese hari nk'ikintu ashobora kuba yarakwigishije cyangwa wamwigiyeho. Ndashaka kuri buri ruhande umbwira papa namwigiye kuri iki, yanyigishije iki, mama gutya. Rero papa wanjye ngewe yanyigishije ko ngomba gukomera kandi ngomba no kuba umugabo. Yego. Kandi nanone mvuze umugabo zinshaka kuvuga ati ngo ndi gisore mfite six pack ngo mfite muscles. Oya. Yo ikintu mvuze mu busore ni ugomba gukomeza mu nzira niyo haba ari ibihe bikomeye. Even in hardships. Yego. Rero ukuntu yabinyigishije ni uko umunsi umwe nari ndi kureba nyine umva nari mfite iPad ndi kureba naryoshwe. Undi rero akaza akambwira ati Shema ntabwo waryoshwe waryohewe. Kinyarwanda umaze kukibagirwa cyane. Akavuga ati ngo Shema ntabwo ugomba kuba ugumye aho ngaho gusa uri kureba ngubu se uri mukuru niyo uzaba uri kureba aho ngaho gusa ugomba kuba uzaba uri gukora ikintu. Rero akavuga ati ngo ugomba kandi nanone igihe uzaba uri kubikora ugomba kuzakomera. Rero ni ikintu yanyigishije kuri papa. Rero kuri mama yanyigishije kuba mfite umutima mwiza. Yanyigishije ko niyo umuntu yaba kwanga ariko igihe azaba gukeneye ugomba kuzamufasha. Yego. Kuko muri ibyo bihe ngewe najyaga nanga abana cyane. Bajyaga banserereza kuko muri iyo minsi najyaga nyara ku buriri. Abandi bakanserereza
ubundi rero njye nkajyaga nkaruka ndikurira nkavuga ati ngo ndabanga. ubundi rero mama akavuga ati nubwo bakwanga umunsi umwe bazaza imbere yawe bavuga ati ngo dufashe. akavuga ati ngo rero nuzavuga ati ngo oya gutya gutya na gutya na nibingibi mwankore oya uzajya umufasha kuko nawe uzagira umugisha. Yego. uvuze ko ngo wajya kubanga ko bagusekaga ko wanyara ku buriri. Yego. ese ni inama wagira nk'abana bakinyara ku buriri ubu ngubu? Bana umva nana ubundi biba bimeze bite ujya ku buriri bimeze gute? nk'ubu ngubu twese twabaye abana n'ubu nanjye ndacyari umwana. buri muntu wese byuze yigeze kunyara ku buriri igihe kimwe rero ariko ukatuvuga ati ngo ntabwo wigeze bikora ubundi ariko uno muntu uri kureba kuri The Future Online TV akaba akiri kunyara ku buriri kandi ari umwana ugomba kuzategereza kuko nk'ubu ngubu njyewe narabiretse kandi hari n'abandi bibatwara imyaka kugira ngo bagarike kunyara ku buriri kandi nanone ntimuzajye murira ntimuzajye murira kuko mugomba kuza kumera mukibwira ati umunsi umwe bizashira. ariko nanone hari igihe kunyara ku buriri ntabwo biba bitejwe n'uwo mwana gusa. ati n'umwana niba ari n'ubwana niba ari iki hari igihe aba ari uburwayi kuko nanjye nibyo bigeze kumbwira bakajyana mu masengesho ngo bakambwira ngo uzajya ukora iki ubundi rero tumwagenda kwa muganga. n'ubu ngubu ngo bashaka kuzansubizayo barebe nimba nakize burundu cyangwa hari ikintu ngomba kuzaba ndi gukora. Yego. muri make abana wabagira inama yuko bagomba kwihangana bagategereza ko bizakira cyane. Yego. Shema Garen. Yes. uri umusore mwiza rero uri umusore kabisa ufite ibitekerezo byiza ariko nawe Mr. Cisco nereka ngo hamagare Cisco. Yego. uri kuvuga ati ngo ngiye ndi umusore niyo kandi ngiye nakubwiye ko ndi umwana. umwana ndi umwana ukomeye. umwana ni ibihe icyambere byonyine ibintu uvuga? icyambere ni uko ndeba katuni. ureba katuni cyane ndayireba. ukunda kuzireba cyane? ntabwo ari cyane ariko ndazireba. abana benshi bakunda kureba katuni. turashize noneho. rero katuni ni nziza. ubwo uzireba gute? ubimanaginga gute no kwiga na katuni? nyine ntabwo bajya banyemerera kureba katuni kurusha isaha gute? kandi nk'iminota 50 byibuze. kandi nanone ntabwo nawe ndi kuyireba buri munsi. nshobora kuzayireba kwa mbere kwa kabiri ni sinyirebe. kandi nanone ibyo kwiga byo umva ndafokasinga katuni. hari igihe ugomba gushyira katuni gutya ukavuga ati ubundi munsi ubu ngubu reka mbe ndi kwiga. Yego. ukafokasinga kuri ibyo ngibyo. Yego. kabisa nibyo. urumva ko uba wabimanaginze. hari abantu benshi rero nk'abana bato bakunda kureba katuni cyane ugasanga barirwa bazireba ntibakora homework ntibajye kwiga ugasanga rero bari focus y'ibyo ngibyo. inama ni iyihe wabagira abo bana? Actually nge ntabwo nagerera inama abo bana ahubwo nge nagira imana ku babyeyi kuko rero aba babyeyi bo bashobora kubabwira ati ntabwo uzajya ureba. umva kandi nimba byanze uzajya umutsibura ukamutsibura uzajya umukubita mpaka azasubire ku murongo. kuko njyewe ngifite imyaka 5 muri aho ngaho umva najyaga ndeba katuni buri kanya. hari n'umunsi umwe cyangwa 2 nigeze kwanga kugenda ku ishuri. mama wanjye rero yarankubise akankubita. undi rero papa wanjye nawe akavuga ati ntabwo uzongera kureba mpaka ubaye uwa mbere.
umva naragiye nkasoma ubundi rero sasa ngarutse nabaye wa mbere akavuga ati si ubona se ubuse cartoon yari kugufasha iki ego rero icyo gihe nibwo nize ko cartoon ntabwo ari byose ntabwo ari byose. Ese wowe ni iki wigira muri cartoon? ikintu nakwigira muri cartoon da ntabwo ari cartoon zose za kwigisha ikintu ariko hari igihe ushobora kureba umva sinzi muri make izo cartoon ziba ziri kwereka nk'ikintu waba. For example hari igihe ushobora kureba cartoon ziri kwerekana umuntu yabaye umuntu ukomeye ubundi rero ukavuga ati nanjye nshaka kuzaba icyo cyane cyane ahubwo cartoon nizo ziteza abana kugira inzozi bakavuga ati ngo nzaba icyo ngicyo nzakora iki n'iki. Ariko buriya kenshi na cartoons kwa ko ziba ziri mu ndimi zitandukanye zishobora kuba zakwigisha indimi cyane n'undi n'ibyo Faransa, Kinyarwanda. Ariko ahubwo wari uzi ko ari uko nguko nizi Icyongereza. Rero umunsi umwe naje muri Kenya kandi ubwo n'ubwa mbere nari naje muri Kenya ubundi rero ngiye ku ishuri abana bagatangira kunterereza ati Shemba wowe aguzi Icyongereza cyangwa Igiswahili. Ubundi rero nagiye mu rugo ndira buri munsi ubundi rero nkafata icyemezo ati zino cartoon nizo nimba zanyica hari igihe nzaba ndi guhagarika. Ubundi rero natangiye kugira kuri cartoon n'ibyo umwarimu ari kunyigisha umva byantwaye amezi 3 kugira ngo nangire kukiga. Ubundi rero ibindi byo nabirangiriye mu masomo. Yego ubwo niyo cartoon niyo yakwigishije cyane Icyongereza. Yego ni byiza rero wumva ko abantu badukurikiye ubu ngubu bagomba kujya bareba cartoon atari ukubireba gusa ahubwo hari icyo bigiramo. Yego sibyo? Chema urakoze cyane ufite ibitekerezo bizima kabisa. Tuvuye ku ruhande rw'uko wavuze ngo ushaka kuzaba umukinnyi ibyo reka tubiretse. Ese hari impano wumva yindi ufite atari iyo ngiyo kuba uzi gukina? Yindi impano hari ababa bafite impano yo kuririmba, yo gusetsa, gukora iki, gucuranga, kubyina. Njyewe impano yanjye ni kubyina. Yego uzi kubyina neza? Asa ni nk'uwe mubyinnyi waba uzi? Umubyinnyi umubyinnyi ayiwe shaka ari benshi. Tubwira ubu ahubwo cyane ntabwo mba nzi amazina. Ntabwo hari igihe nataba mbyitayo ariko umubyinnyi hari igihe njya mbabona nkavuga ati ahubwo njyewe n'umuvandimwe wanjye kera ndikiri umwana twajyaga tubyina shaho twajyaga tubyina cyane. ubutaha mu kindi kiganiro tuzajyana uzatubyinira utwereke impano yawe cyane. uyu munsi ntabwo uri ready? Ntabwo ndi ready ahubwo ubu ngubu nibwo uhise ubivuga nkikangamo. Urakoze cyane rero Sheba kuba wadusuye rero kuri The Future Voice Online TV. Uyu rero ni Shema akaba yadusuye atubwiye byinshi. Rero nizere ko abana bakurikiye kino kiganiro cyangwa n'abandi bantu muri rusange bagiye bigiye mu byinshi bigiye bitandukanye. Dusoza rero ugiye kutubwira ibintu byiza waboneye hano ndetse n'ibyiza by'u Rwanda. Muri make ugiye kutubwira difference. Ikintu cya mbere different y'ahangaha ni uko umva Kenya ni nini shaho kandi njyewe ikintu nyikundira ni uko haba hari ahantu henshi ngomba ku exploringa nkamenya different kinds of cultures. Rero ibyo mu Rwanda ho ni hatoya. Ushobora ari hatoya? Nyine ntabwo nshatse kuvuga gutyo gatoya. Nyine ni kinini ariko compared to Kenya ni hatoya. Ariko ikiza cyo mu Rwanda ni aho ngaho umva tech yabo iri aho ngaho hejuru. So uri kubona ibyo ayo mamodoka baba bafite sha. So uri kuba ubabona.
ikinyarwanda cyandishaho Eh, yego ese urateganya kujya mu Rwanda ryari? kujya mu Rwanda ryari mu kwa 10 kuko n'undi mu kwa 10 ni birthday. Ndashimiye abantu bose bari bari kumwe nanjye mu bihe bikomeye, kandi nanone n'ababyeyi banjye ndabashimiye, kandi na mama wacu nawe ndamushimiye ku buryo yari ari kumwe nanjye, kandi nanone akaba ari kungurira utubombo. Yego bose ndabashimiye kandi n'abashuti banjye. Yego Urakoze cyane.